Muvandimwe, nongeye kubasuhuza ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Reka dushimire Imana cyane rero ikomeje kubana natwe ndetse ikaturindira ubuzima, ikaduha n'amahirwe yo kugira ngo duhurire ku murongo tugire ibyo tuganira. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Nkomeje gushimira Imana cyane rero kubwo uyu mwanya Imana ikomeje kuntiza kandi namwe ikabahereza umwanya wo kugira ngo mubashe gukurikirana ibyanditswe byera. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ntatinze cyane rero n'ubundi uyu munsi muri kumwe na Byiringiro Simeon, akaba ari ugiye gufatanya namwe umwanya w'iri jambo ry'Imana. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Data wa twese, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Turagushimira yuko ari wowe wabanye natwe kandi ukomeje kubana natwe. Shyirwe hejuru. Turagusabye cyane kugira ngo umwuka wawe wera abane n'ubugingo bwacu kandi atwumvishe ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Tumaze iminsi ari ibyigisho turi kwitegereza kandi tuzakomeza kubyitegereza uko iminsi izagenda irushaho kugenda ijya mbere. Reka rero tusabe kugira ngo n'ubundi icyigisho tugiye kwigana habeho kukizirikana. Tugiye kwigana icyigisho n'ubundi kiraza kuba kivuga ku masengesho ariko mu buryo bw'umwihariko. Nzakunda kugaruka ku masengesho cyane kuko intambara turi kurwana muri iyi minsi irasaba amasengesho. Hari amagambo Yesu yavuze ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ni icya 6 ku murongo wa 33. Igice cya 6 ku murongo wa 33. Matayo igice cya 6 ku murongo wa 33 haranditswe ngo reka mbere ku murongo wa 31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ntimukiganyire mwibaza ngo mbese ejo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki, kuko abapagani nabo babyifuza. Bivuze ngo amasengesho y'abana b'Imana cyangwa se y'abakiranutsi akwiriye kuba atandukanye n'amasengesho y'abapagani. Mu gihe abapagani bibanda ku byerekeranye n'iby'ubugingo bushira, abitwa abana b'Imana cyangwa se abakristo bari bakwiriye kugira ibitekerezo birenze ibyo ngibyo, bakagira ahandi hantu berekeza amaso yabo. Rero ntabwo dukwiriye kwerekeza amaso ku bishira cyangwa se ku bintu bishira, ahubwo dukwiriye kwerekeza amaso ku bintu bizahoraho iteka ryose. Ni nayo mpamvu Yesu yongeye kwibutsa abantu ababwira ngo iyo mwiganyira iteka usanga mwibaza ngo mbese tuzarya iki cyangwa se tuzambara iki cyangwa tuzanywa iki. Nyamara ibi ngibyo n'abantu badasenga nabo barabyifuza kandi ubuzima bwabo bwa buri munsi nibwo biba bishingiyeho. None Yesu arabwira ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Umurongo wa 34. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Bivuze ngo abejo baziganyira iby'ejo bishatse kuvuga iki? Si kuvuga ko umunsi wanjye ni uyu nguyu ndimo, ejo sahanjye. Rero igihe cyose ngize kwiganyira ntekereza ku by'ejo, bishobora kunyibagiza urugamba rwanjye rw'uyu munsi. Ibi ngibi nubwo Yesu yarengurizaga ku byerekeranye n'iby'ubugingo busanzwe, ariko hari n'indi mvugo yashaka kuvugaho. Buriya hari igihe usanga twibanda cyane ku masengesho, aho ugasanga turi gusaba kurindwa ku munsi w'ejo kandi n'uyu munsi tutarawutambuka. Icyo Kristo yashaka kuvuga ni uko dukwiriye kwinginga cyane kugira ngo Imana iturindire ubugingo bwacu bw'umutima ku munsi uyu nguyu, kuko ku munsi w'ejo urugamba ruzaba rwahindutse, niko inyandiko bigaragaza. Kandi intambara tuzahura nazo ku munsi w'ejo zitandukanye n'izo turi kurwana kuri uyu munsi. Bivuze ngo igihe cyose dukwiriye kurwana intambara ariko bigendanye n'umunsi turimo. Dukwiriye
kubaza Imana ngo mbese nkwiriye kurwana urugamba nte kugira ngo ubugingo bwanjye bube bukomereye muri wowe. Kubanza gushaka ubwami bw'Imana. Nk'uko nari maze iminsi mbibabwira cyangwa se twiga icyigisho kivuga mu gutinyuka gusaba ibirenze, noneho tugiye kureba ku ngingo ivuga ngo gukomera ku gihe twashyize ku ruhande. Iki cyigisho gishobora kuza kuba ari kirekire, nshobora kuzakigarukaho, ntabwo ndi bukirangize cyose, ariko nzafata umwanya wo kukigarukaho. Gukomera ku gihe twashyize ku ruhande, gufata iby'ibanze ukabishyira nyambere. N'ubundi gutinyuka gusaba ibirenze nicyo gitabo ngiye kubasomera. Gufata iby'ibanze ukabishyira ku ruhande. Umwarimukazi yakuruye igicupa kinini gikozwe mu kirahure kibonerana cyuzuye amabuye agiye angana n'igipfunsi, nuko abaza abanyeshuri be niba icyo gicupa cyuzuye. Bose barashubije bati yego. Noneho akurura indobo yuzuye utubuye duto tungana n'amashaza, adusuka muri icyo gicupa kirimo ya mabuye angana n'igipfunsi. Noneho aragicugusa, utubuye duto tukajya tumanuka hagati ya mabuye manini. Arongera abaza abanyeshuri ati mbese noneho iki gicupa kiruzuye? Barasubije bati birashoboka ko cyaba kituzuye. Nuko azana ikindi kintu kirimo umusenyi, awusuka muri cya gicupa. Umucanga uragenda ukwirakwiraho hagati ya mabuye manini na twa tubuye duto. Nuko arabaza ati ubu noneho murabivugaho iki? Basubiza bakomeje bati oya, na n'ubu ntikiruzura. Mwarimu aramwenyura aravuga ati ibyo muvuga ni ukuri. Nuko akurura icupa ry'amazi ayasuka muri cya gicupa kinini. Amazi yaramanutse yinjira mu musenyi no hagati y'amabuye. Mwarimu atera intambwe asubira inyuma, amwenyura arabaza ati mbese ubu ni iki kindi ndi kugerageza kubigisha nkoresheje iyi mfashanyigisho? Yabanje gukurura igicupa kibonerana kirimo amabuye angana n'igipfunsi. Abaza abanyeshuri ngo mbese iki gicupa kiruzuye? Baramusubiza ati yego kiruzuye. Aramwenyura, yegeza cya gicupa arakizana, cyegeza imbere ho gatoya, asukamo utundi tubuye dutoya tungana n'amashaza. Aragicugusa, twa tubuye twinjira hagati ya mabuye manini. Arangije abaza ati se none kiruzuye? Kubera ko ubwa mbere basa n'abibeshye, baravuga ati ahari birashoboka ko cyaba cyuzuye. Azana umucanga nawe awushyiramo birakunda. Nuko arongera arababaza, noneho baravuga ati oya ntago cyuzuye. Abazanira amazi ayasutsemo koko nayo ajyamo. Arangije arabaza ngo mbese n'iki ndi gushaka kubigisha? Umunyeshuri atangira kuvuga ati uku uri kutubwira yuko nubwo twaba dufite ibintu byinshi cyane byo gukora, dushobora buri gihe gutsindagiramo ibindi bintu tubasha gukora. Nubwo umunyeshuri umwe arasubiza ngo uri gushaka kutwigisha ko nubwo twaba dufite ibintu byinshi byo gukora, twatsindagiramo n'ibindi byo gukora. Buri wese yarasetse, nyamara mwarimukazi we yanyeganyije umutwe aravuga ati nimwige kubanza amabuye manini mu gicupa, nyuma ibindi mugende mubyuzuzamo hagati y'ayo mabuye manini. Mugomba umwanya ibyo mugira nyambere mumaze kubitekerezaho neza. Nibitagenda bityo, ubucogocogo bwo muri ubu buzima, umusenyi n'utubuye duto bizabatwara igihe cyanyu. Uyu mwarimukazi abajije abanyeshuri, umwe aramubwira ati nubwo twaba dufite ibintu byinshi byo gukora, dukwiriye gukomeza tugashyiramo n'ibindi bintu byinshi kugeza igihe nyine tugomba gushyiramo n'ibindi bintu byinshi kugira ngo tubone ibintu byinshi byo gukora by'umunsi. Nyamara siko bikwiriye. Ntabwo dukwiriye gufata ibintu byinshi cyane ngo tubirunde mu munsi umwe, ariko hari icyo Imana itubwira ku byerekeranye n'iyi ngingo. Ingingo igaragara kandi ifatika dukwiriye kumenya kandi tugasobanukirwa, ni igaragaza yuko nubwo twaba dufite ibintu byinshi byo gukora, nubwo twaba dufite ibintu byinshi bidasanzwe dutekereza ko ari ingenzi kuri twebwe, ariko dukwiriye kubanza iby'ingenzi kugira ngo noneho uducogocogo tw'ubuzima bwa buri munsi tutadutwara igihe. Nshuti muvandimwe, nubyitegereza neza, urasanga cyane ibintu witaho bya buri munsi bigutwara umwanya wakagombye kukubera uw'ingenzi. Urasanga ibintu byinshi byagombye kuba ari iby'ingenzi mu buzima bwawe bisimbuza utuntu dutoya. Umwanya wo kuganira n'abandi ugasanga ugutwaye igihe
wagombye gukoresha mu buryo bwiza, cyaba igihe cyo gusura abavandimwe kandi mufite ibintu by'ingenzi mugomba kuganiraho, byaba ibya mwuka cyangwa se ari abantu barwaye bakwiriye gukomezwa. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Amasengesho niyo akwiriye kubanza. Ugasanga umwanya wagombye kubera uw'amasengesho utwawe n'ikintu kitagombye kugutwara umwanya, kubera ko utigeze ubihereza umwanya ukwiriye mu bugingo bwawe. Nuko umwarimu arabwira ati rero mukwiriye gufata ibintu byiza kandi by'ingenzi akaba ari byo mubanza mu buzima bwanyu bwa buri munsi, noneho utundi tuntu duto duto akaba ari two mubanza, ariko mukurikizaho. Ariko nimutabigenza gutyo, uducogocogo tw'ubuzima bwa buri munsi tuzabatwara umwanya wakagombye kubabera uw'ingenzi. Uko niko bimeze no ku mibereho yacu, haba mu by'umwuka, ibigaragara, iby'ubukungu ndetse n'iby'amarangamutima. Dukeneye kwiga kubanza iby'ingenzi, maze tukabanza amabuye manini mu gicupa, ibintu by'ingenzi cyane mu buzima, mbere y'uko bibangamirwa n'ubucogocogo budafite agaciro muri ubu buzima. Haba mu bya mwuka, dukwiriye kubanza ibintu by'ingenzi. Haba mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukwiriye kubanza ibintu by'ingenzi. Ubundi hari ibintu tutagombye kuba dukora bidutwara umwanya w'ubusa, ariko ugasanga byagutwaye umwanya kandi bitagombye kugutwara umwanya. Hari igihe tuvugira kuri telefone mu mwanya utari wo, kandi atari n'ingenzi ko tuvugira kuri phone. Cyangwa se ugasanga dutwaye umwanya kuri telefone atari umwanya twagombye gutwara igihe gitoya. Ariko umuntu agasa naho nta bintu afite byo gukora, akaba kuri telefone nk'uri kugira ngo igihe kigende, nyamara atari uko nta bintu afite byo gukora, ahubwo kuko nta bintu yashyize ku murongo. Inshuro nyinshi twisanga umunsi wo dupfiriye ubusa. Ushobora gusanga umunsi wo gupfira ubusa atari uko utari ufite ibyo gukora, ahubwo kubera ko nta bintu wigeze utegura ukwiriye gukora. Haba mu buzima bwacu bw'ibyamwuka rero, haba no mu buzima busanzwe busa naho ari ubuzima busanzwe, dukwiriye kwitondera ibyo dukora mu buzima bwa buri munsi, kuko hari umunsi uzagaruka tukabazwa uburyo twakoresheje igihe cyacu ndetse n'uburyo twakibyajemo umusaruro cyangwa se twagipfushije ubusa. Kuri bamwe mu bo dufatanije umurimo dukunda kwishuka, tukibwira yuko gukorera Imana bingana no kwimenya. Ntabwo ariko bimeze rwose. Kuri bamwe batekereza yuko gukorera Imana bingana no kwimenya, nyamara siko biri. Imana iraturarikira kubana nayo, tukayimenya mbere yuko tujya kuyikorera. Imana iraturarikira kubanza kubana nayo, kubanza ibintu by'ingenzi mu icupa, cyangwa se kubanza ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Rero ntabwo gukorera Imana no kwimenya bingana. Umuntu ashobora kumenya Imana bikamutera kuyikorera, ariko abantu bashobora gukorera Imana batanayizi. Ibyo bintu rwose birashoboka, kubera uburyoza, impano ndetse n'ibyo bararikiye muri uwo murimo bashaka gukora. Bishobora gutuma umuntu abasha kugira umwete wo gukorera Imana, ariko si ikimenyetso cy'uko ayizi. Nta kintu cy'agaciro cyane mu mibereho yacu ku buryo twakigundira kikatuvutsa ubugingo bwacu. Ellen G. White atwihanangiriza agira ati, nimwirinde kwirengagiza isengesho ryo mu rwiherero no kwiga ijambo ry'Imana. Izi nizo ntwaro zibashoboza guhangana n'ushaka kubabuza gukomeza urugendo rwo kujya mu ijuru. Kwirengagiza gusenga no kwiga Bibiliya ku nshuro ya mbere bigutegurira kubyirengagiza ku nshuro ya kabiri. Aya magambo akwiriye kumvikana. Dukwiriye gusobanukirwa yuko kwirengagiza gusenga ku nshuro ya mbere bidutegurira kwirengagiza gusenga ku nshuro ya kabiri. Igihe twiga kugira nyambere, igihe tubonaniramo n'Imana, nubwo byadusaba kwirengagiza bimwe mu bitotsi cyangwa kugira ikindi kintu tugabanyaho, tuzatahura yuko ikindi kintu cyo mu buzima kizatangira kugenda neza. Aho gufata umunsi wose kugira ngo turangize umushinga runaka, bizadutwara amasaha make gusa, kubera yuko tuzaba turi gukorana n'imbaraga n'ububasha ndengakamere. Aho kumva duhangayitse kandi turushye nubwo ibintu byinshi bisaba ko duhuguka, tuzagira amahoro atagira kirogoya, kubera ko Imana ariyo izaba iyoboye ibintu byose. Nubwo buri gihe bisa n'ibidafututse ubishyize ku bipimo by'abantu, igihe cyose tugize icyo duha Imana iteka ryose, yo iduha ibirenze cyane. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro.
birashoboka cyane ko dushobora kuzabona ubuzima busa naho butugoye, birashoboka cyane ko dushobora kuzabona ibintu bisa naho bidafututse, ngo ariko igihe cyose tuzahereza Imana umwanya ku nshuro ya mbere tuzabona ibintu byose bigenda neza, kandi tuzabona Imana igenda ikingura, ndetse tubone ibintu birushaho kuba byiza. Tuzirikane yuko kwirengagiza gusenga ku nshuro ya mbere bidutegurira kubyirengagiza ku nshuro ya kabiri. Ibintu ndibuka ko nigeze no kongera kubibabwiraho undi munsi, ariko ibintu nyabuneka tubishyire mu gaciro kandi duhereze Imana umwanya, ko aricyo kintu kidukwiriye mu gihe nk'iki ngiki. Kubungabunga igihe twashyize ku ruhande. Noneho ubwo twiyemeje kugira Imana nyambere, ni mu buhe buryo twita kandi tukabungabunga igihe tubonaniramo nayo buri munsi? Izi nama zikurikira zishobora kuba iz'umuntu ku giti cye. Shaka ahantu hawe herereye uhurira n'Imana. Ngiyi inama ya mbere ugirwa niba ushaka kubana n'Imana byuzuye. Ikintu cya mbere ni uko ukwiriye gushaka ahantu herereye ukwiriye kubonanira n'Imana yawe. Muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35 tubwirwa ngo, nuko mu museke Kristo arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Birafasha kugira ahantu hawe bwite hiherereye aho ushyikiranira n'Imana buri munsi. Hashobora kuba ya ntebe ukunda cyane iri mu nguni mu cyumba cyawe, cyangwa mu cyumba cyawe cy'urwiherero aho ijisho ry'umunyamatsiko ritareba. Umuryango wanjye ufite abantu b'inshuti bo mu muryango wa Champman, bafite abana 8 bakiri mu rugo. Nk'uko ushobora kubitekereza, baba bafite imirimo myinshi y'ubuzima bwa buri munsi n'amasomo abana bafatira mu rugo. Kugira ngo babungabunge igihe cyabo cyo gushyikirana n'Imana, hari ahantu bubatse akumba gato ku nzu yabo. Ni akazu gato kameze nk'ako kubikamo ibikoresho. Bagateganyiriza ababyeyi n'abandi bana bakuru kugira ngo bajye bagakuranirwamo cyangwa se bagakuranwamo basengera ahiherereye uko buri wese ashatse gusenga no kwiga ijambo ry'Imana nta bimurangaza. Nta muntu nari narigeze kubona ukora ibisa bityo. Urwo ni urugero rubasha kutwigisha kugira ibintu nyambere. Babungabunga aho hantu bihererana n'Imana. Nihaba hariho ubushake bwo kumarana igihe n'Imana, hazaboneka uburyo bwo kubigeraho. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Bavandimwe inshuti z'Imana, baduhaye urugero rw'umuryango ufite abana bageze ku 8, ariko bagerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Bagerageza gukora uko bashoboye kose kugira ngo ibyamuka byabo bitangirika. Nubwo bafite abana batoya kandi bigaragara ko bafite inshingano nyinshi bakwiriye kuzuza, ariko bubatse akazu ku ruhande bashobora kubonaniramo n'Imana yabo. Abo bana bakuru ndetse n'ababyeyi, igihe cyose bahugutse bafata umwanya bakajya imbere y'Imana. Ibi bishatse kutwigisha iki? Ngo birashoboka yuko haba hari ahantu gutegura ahantu ukwiriye kubonana n'Imana. Birashoboka ko ari ya ntebe nziza ukunda uba wicayeho uganira n'Imana binyuze mu byanditswe. Birashoboka ko ari cya cyumba ukwiriye gupfukamamo uhora upfukamamo. Ibyo ngibyo turabyibutswa ko dukwiriye kugira ahantu hereye dukwiriye kubonana n'Imana. Nubwo rwose ntacyo bifutuye kuba wahagira, ariko hari icyo biri butubwire. Nibyo rwose, nta bitangaza bidasanzwe birimo kugira ahantu runaka. Ibintu mubyumve neza. Ntabwo turi kubwirwa kujya gusengera ahantu kuko hari umugisha dutekereza ushobora kubonekayo. Oya, ahantu hose Imana ishobora kuhatangira umugisha. Ahubwo bari kutubwira ngo nta gitangaza kiri mu bintu kidasanzwe kirimo kugira ahantu runaka. Ikindi kandi Imana ntizirikiwe mu nzu cyangwa ahantu runaka. Oya rwose, hari abantu bajya bafata ahantu bakahagira ahantu hasa n'aho ari ah'umugisha, ku buryo iyo badasengeye ahantu bumva nta mugisha bashobora kubona. Ariko si ibyo ngibyo ndi gushaka kubabwira, ahubwo mwumve, igendana natwe. Iyo Mana igendana natwe aho tujya hose binyuze muri Mwuka Wera. Ikigamijwe ni iki? Iyo ufite ahantu hazwi, ufitanye gahunda n'Imana ko muzajya muhahurira, birakorohera kwirinda ibirangaza igihe uri kumwe n'Imana kuruta igihe udafite gahunda. Ugenda uzenguruka inzu ushakisha mu ruvange rw'ibintu byinshi byo muri ubu buzima.
iyo ufite ahantu uhurira n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, birakorohera cyane, kuko iyo cya gihe cyawe kigeze cyo kubana n'Imana, ujya aha hantu kandi ukumva uratuje, uranatekanye, kuko ari ahantu wamenyereye kuba uri kumwe n'Imana, kandi n'Imana nayo birayinyura iyo ibona yuko hari ahantu wateganije ukwiriye kujya ubonana nayo. Ikindi kintu cya kabiri, birakorohera kuko bikurinda kuzenguruka cyane ushakisha mu ruvange rw'ibintu aho ukwiriye gupfukama, kuko wahateguye mu ntekerezo zawe, rero bikubera byiza kandi bikakorohera. Ingingo ya kabiri, imenyereza umuco wo kujya kuryama ku isaha ikwiriye. Hari abantu benshi bajya babuzwa gusenga ndetse no kubonana n'Imana kubera ko umuco wo gusenga kwabo usa naho wangiritse. Umuco wo kuryama kwabo, kuryamira ku gihe, usa naho wangiritse. Ntabwo ndi bwinjire mu nyungu ziboneka mu buzima bw'umuntu usinzira bihagije, cyangwa se ku byo Ellen White yigeze kuvuga igihe yavugaga ku bitotsi dusinziriye mbere ya saa sita z'ijoro, bifite akamaro kangana n'inkubwe ebyiri z'akamaro k'ibitotsi dusinzire nyuma y'icyo gihe. Ntabwo uyu mwanditsi ari gushaka kwibanda ku mumaro w'ibitotsi cyane, ahubwo ndetse n'umumaro w'ibitotsi bisinziriye mbere ya saa sita, cyangwa se umuntu wasinziriye bihagije, ntabwo aribyo ashaka kugarukaho cyane, ahubwo arashaka kugaruka ku mwanya wo gusinzira bihagije, kandi tugasinzira ku gihe cyagenwe, ndetse tukaryama hakiri kare, kugira ngo tuze kubonera umwanya Imana mu gihe cyo kubyuka. Nubwo bimeze bityo, nitudakora gahunda mbere y'igihe ngo mu ijoro ribanziriza iryo, bizadukomerera kubyuka ngo tumare igihe turi kumwe n'Imana igitondo gikurikiraho, kubera ko tuzaba twagiye kuryama dukererewe. Nshuti z'Imana, abantu benshi bakunda ibihe byo gusenga kandi bakumva birabafasha cyane, ariko babuze igihe cyo kuryamira ku gihe, kugira ngo igihe cyo kubyuka kare bakibone kandi babone n'umwanya wo gutuza. Niba dushaka guturiza Imana kugira ngo imico yacu ihinduke, intekerezo zacu zihinduke zibe nzima, dukeneye kuryama hakiri kare kugira ngo kubyuka kare nabwo bize gukunda. Rero hari impamvu zumvikana zishobora gutuma umuntu ajya kuryama akererewe, nko kwita ku bana barwaye, no kurangiza imirimo ituma uhuza n'igihe cyateganijwe ngo ibe irangiye. Ibi byari bikwiriye kuba ikintu kitari cyitezwe aho kuba nk'itegeko. Mu by'ukuri uyu mwanditsi ari kutwandikira aya magambo ntabwo yigeze yirengagiza yuko hari igihe dushobora kugira impamvu zidutera kuryama dukererewe, nyamara ngo ntabwo byari bikwiriye kuba impamvu za buri munsi, byari bikwiriye kuba impamvu isa naho idutunguye, atari ikintu cyari cyitezwe. Batubwira urugero nko kwita ku bana barwaye ndetse no kwita ku bindi bintu by'ingenzi, ariko ngo byari bikwiriye kuba ari ibintu bisa naho bitunguranye, ariko atari umuco wacu kuryama dutinze. Kuko niba hari ikintu gikomeye cyane cyatumye abantu babura igihe cyo kubana n'Imana, ni ukutaryamira ku gihe. Igihe duhisemo gukora ibintu byacu tukageza nijoro, tuba twarangije guhitamo gushyira Imana ku ntebe y'inyuma ku munsi ukurikiyeho. Niba imibereho yacu igiye guhinduka, ubu buryo bw'imikorere nabwo bukwiriye guhinduka. Mu bushake bwacu hari ibintu tugomba kubwira ngo oya, kugira ngo tubone uko tubwira Imana mu gitondo gikurikiyeho tuti yego. Niba twifuza kugira ngo imibereho yacu yo kubana n'Imana ihinduke, tugire umushyikirano n'Imana udasanzwe kandi wimbitse, hari ibindi bintu bikwiriye guhinduka. Igihe cyo kuryama nacyo gikwiriye guhinduka, tukaryamira ku gihe, kugira ngo tubone uko tubyukira ku gihe, duhereze Imana umwanya. Rero mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu dukwiriye kubwira ngo oya, kugira ngo tubone uko tubwira mu gitondo Imana ngo yego. Hari ibintu dukwiriye kubwira ngo oya rwose. Ingingo ya gatatu, mwibuke ko ingingo ya mbere iri kutubwira ngo shaka ahantu hawe hiherereye uhurira n'Imana. Ingingo ya kabiri yari kutubwira ngo imenyereza umuco wo kujya kuryama ku isaha ikwiriye. Ingingo ya gatatu iratubwira ngo imenyereza umuco wo kubyuka kare. Umugabo bita Bounds yaranditse ati, abantu bakora Imana ibintu bikomeye muri iyi si bagiye baba abantu bazindukaga kare, bazindukiraga ku mavi yabo basenga, abapfusha ubusa amasaha yabo y'igitondo, bagapfusha ubusa amahirwe n'imbaraga ziboneka muri icyo bikurikirana izindi nyungu,
cyangwa basinziriye aho gushaka Imana, nta ntambwe nzima bazabasha gutera bayishaka mu yandi masaha asigaye y'umunsi. Niba tutagize Imana nyambere mu ntekerezo zacu no mu mbaraga zacu mu gitondo, izaba iya nyuma mu masaha yacu asigaye y'umunsi. Uwo bita Robert, umukozi w'Imana mu myaka 1800, yarwanye urugamba rwo kugira akamenyero amasengesho ya mu gitondo butaracya. Nyamara yashoboraga kumva itandukaniro muri we iyo yabaga yananiwe kubikora. Ahari benshi muri twe bashobora kwisanisha n'ibi bitekerezo bye. Tubonye umugabo bita Bound yaranditse aravuga ngo abantu bagiye bakora ibitangaza bikomeye cyane Imana kandi bakabana n'Imana ni ababyukiraga ku mavi yabo basenga. Niba ushaka kuba umufatanyabikorwa n'Imana ukomeye cyane kandi ukunda Imana ku rwego rukomeye, nuko ukwiriye kuba umunyamasengesho, ukaba uri umuntu ubyuka kare ugasenga. Uwo bita Robert nawe hari icyo yabivuzeho. Yaravuze ngo igihe cyose yari umuntu wakundaga gusenga mu buryo budasanzwe, ariko ngo hari ukuntu yiyumvaga iyo baga yabyutse ntasenge. Yaranditse aravuga ngo nagombaga gusenga mbere y'uko mbona undi muntu uwo ari we wese. Akenshi iyo nasinziraga cyane cyangwa ngahura n'abandi bantu butaracya nka saa 11 cyangwa saa 12 z'igitondo, mbere y'uko nsenga isengesho ryanjye ryo mu rwiherero, uwo munsi wamberaga mubi. Ibyo ntibyabaga bihuje n'ibyanditswe byera. Kristo yabyukaga butaracya akajya mu butayu. Dawidi aravuga ati, mu gitondo cya kare nzajya ngushaka, uzajya wumva ijwi ryanjye kare mu gitondo. Isengesho ry'umuryango ritakaza imbaraga zaryo n'uburyohe bwaryo, kandi nta kintu cyiza nshobora gukorera abaza kunshaka ubufasha. Niyumvamo igishinja mu mutima wanjye, numva ubugingo butigeze bufata icyo kurya, nkumva itabaza ritigeze ricanwa. Bityo rero igihe umutima udahugutse binyuze mu isengesho ryo mu rwiherero, numva byambera byiza cyane gutangirana n'Imana, nkareba mu maso hayo, umutima wanjye nkawuzana hafi yayo mbere y'uko uba hafi y'undi muntu uwo ari we wese. Izina ry'Imana habwe icyubahiro. Uyu mugabo bita Robert yaranditse aravuga ngo hari ingaruka nyinshi ziboneka igihe ntabonanye n'Imana mu gitondo kare. Ikintu cya mbere cyamubagaho nuko yumvaga ataguwe neza mu mutima kandi akumva afite ibishinjamutima. Ikindi kintu cya kabiri nuko baza kumushakaho ubufasha bwa buri munsi atashoboraga kubutanga nk'uko bikwiriye. Erega iyo tutabanje Imana ibintu byinshi birahinduka. Ikindi kintu cya gatatu nuko amasengesho yo mu muryango atakaza agaciro, maze ibyiza n'umugisha umuryango wagombaga kubona ntubibone. Kandi ikindi nawe yumva atanyuzwe. Bityo rero yumvaga yifuza igihe cyose yuko mbere yuko abonana n'undi muntu uwo ari we wese agomba kubanza Imana kugira ngo mbere ya byose haboneke Imana. Ikindi icyifuzo cye cya buri munsi kwari ukubonana n'Imana mbere yuko abonana n'undi muntu uwo ari we wese. Yarakomeje ati, birumvikana rwose, uyu ni umwanditsi, ko bamwe mu basoma iki gitabo bashobora kuba bakora imirimo ya nijoro cyangwa bakagira akamenyero ko gusinzira mu masaha atandukanye. Ibi bintu ndashimira Imana yuko yabinyigishije na mbere yuko wenda mba ndaho ndi uyu munsi wa none, kuko hari igihe abantu bashobora kutabyumva, ariko ushobora kuba udakora amasaha ya mu gitondo, ukora amasaha ya nijoro, ariko cya gihe ubyutse n'icyo gitondo cyawe kwiriye guharanira kubonana n'Imana mbere y'uko ubonana n'undi muntu uwo ari we wese. Mbere y'uko uhura n'undi muntu uwo ari we wese kwiriye kubonana n'Imana igihe ubyutse. Igihe cyose umunsi wawe utangiye, gerageza kubyuka mbere maze umarane n'Imana icyo gihe kitarimo ibirangaza mbere y'uko utangira inshingano zawe z'umunsi cyangwa z'ijoro. Kandi niba utekereza ko udashobora kubyuka, saba Imana kugukangura, izabigukorera nuramuka uyihaye uruhushya. Niba utekereza ko bikugoye, ukaba wumva ubuzima bwawe bwa buri munsi ndetse n'ibyo ukora bya buri munsi bikugoye, bisaba Imana izakubyutsa. Yohana Bunyani muramuzi, ni umugabo wanditse igitabo cy'umugenzi, andika n'ibindi bitabo byinshi, nk'igitabo cyitwa Ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa. Ni igitabo kitari mu Kinyarwanda ariko afite ibitabo byinshi yanditse. Yohana Bunyani, umwanditsi w'igitabo cyitwa Umugenzi, yigeze kuvuga ati, umuntu uhunga Imana mu gitondo bizamugora cyane kuyibona
mu masaha asigaye y'umunsi. Birashoboka ko ubu bwaba aribwo buhamya bwacu. Niba utabonana n'Imana mu gitondo, ni nayo mpamvu imibereho yawe ya buri munsi ndetse n'ibya mwuka byawe byagoranye kugira ngo ubashe kubigeraho uko wabyifuzaga. Ibi bintu biracyagoye kandi bizakomeza kugorana kugeza igihe abantu bazamenya agaciro ko kubana n'Imana kandi bagasobanukirwa yuko umugambi nyamukuru ukomeye cyane dukwiriye guheza agaciro koko ari ukubana n'Imana mu buryo bwuzuye. John Bunyani rero arandika aravuga ngo umuntu uhunga Imana mu gitondo bizamugora cyane kuyibona mu yandi masaha y'umunsi. Mwibutse ko igitondo cyawe niba ukora mu kazi ka nijoro kandi ukaba uryama ku manywa, igihe uryamira niryo joro ryawe, nubwo ku bandi aba ari ku manywa, kandi igihe ubyukiye nicyo gitondo cyawe, ukwiriye kukibyaza umusaruro. Ingingo ya 4, ntukemere ko hari ibikurangaza igihe ubyutse. Ellen White atanga inama mu magambo akurikira: iyegurira Imana mu gitondo, ba ari byo ugira umurimo wawe wa mbere. Iyegurira Imana yawe mu gitondo kandi aba ari byo ugira iyegurira Imana mu gitondo kandi aba ari byo ugira umurimo wawe wa mbere. Mu gitondo igihe ubyutse, ni byiza cyane kwirinda gufungura radiyo, amakuru ya televiziyo cyangwa urundi rusaku urwo ari rwo rwose rubasha kukurangaza ku buryo rwavana ibitekerezo byawe ku Mana. Nanone kandi wirinde kureba muri telefone cyangwa mudasobwa ubutumwa bwaba burimo ibitangazamakuru cyangwa ibindi bintu bitangazwa n'ikoranabuhanga. Igihe cyose ubyutse, irinde kurangazwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Wirinde ko telefone, televiziyo cyangwa se computer ishobora kugutera cyangwa se kukubuza umwanya wo kugira Imana nyambere. Ngibi ibintu byasa naho byamaze kwica intekerezo z'abantu, kugeza ubwo umuntu abyuka akaboko gahita gasingira telefone ataramenye yuko akwiriye kubanza Imana mbere ya byose. Ndagira nkubwire ngo Imana itabishatse akaboko ntiwakarambura kandi intekerezo zawe ntizakora ngo zerekeze ku byo uba ushaka gutekereza. Ariko igihe cyose weguriye Imana, uzabona ko nyine kwiyegurira Imana nta gihombo kirimo. Telefone zigendanwa, by'umwihariko smartphone, zishobora kuba arizo za mbere zirangaza abantu iyo umuntu akangutse bwa mbere. Kubera iyi mpamvu, njyewe uyu ni umwanditsi uri kutubwira, njyewe iyanjye nyishyira muri bwa buryo zishyirwamo mu ndege cyangwa se airplane mode. Icyo ukora cyose, shaka uburyo wakwirinda ibiganiro bitihutirwa byo kuri telefone cyangwa gusubiza ubutumwa bwo kuri telefone bitihutirwa mbere yuko umarana n'Imana cya gihe kera. Ni ukuri birashoboka yuko waba ufite impamvu zihutirwa kandi zigusaba kubanza gusubiza ubutumwa cyangwa kwitaba telefone, ariko igihe cyose bitari ngombwa, irinde gushaka guhamagara umuntu kandi umwanya wari wose wamuhamagara. Irinde kwandikira ubutumwa abantu runaka kandi igihe cyose ushobora kubandikira. Banza ufate igihe cyo kubana n'Imana mu gihe ubyutse kugira ngo bigushoboze kwirirwa umerewe neza kandi ufite uburinzi bw'umunsi buhagije kugira ngo ubugingo bwawe bube burindiwe mu Mana. Erega buriya Satani aradushuka. Igihe cyose twaba turi kumwe n'Imana, bya bindi by'ubuzima bwacu bya buri munsi, nta kibazo dushobora kubigeraho kandi bigakunda. Ariko icyo Imana ibidukoreye ni kimwe, nuko ibitari iby'ingenzi ndetse amagambo apfuye ndetse y'ubupfayongo ashobora gutuma tuva ku Mana, Imana iba yakoze uburyo bwo kuyaturinda, cyangwa Imana ikatwumvisha ingingo kandi ikaduhaye amahirwe. Nuko uyu mwanditsi arakomeza aravuga ngo ibi byaba byiza, ariko njyeweho nabonye icyo ukora cyose ushaka uburyo wakwirinda ibiganiro bitihutirwa byo kuri telefone cyangwa gusubiza ubutumwa bwo kuri telefone butihutirwa mbere yuko umarana n'Imana cya gihe kera. Ibi byaba byiza, ariko njyeweho nabonye ibi bizana itandukaniro rikomeye mu buryo bwo kwiyegurira Imana kwacu, kubera ko Imana izi yuko ariyo tuba twagize nyambere kandi ikaba ariyo ikaba ariyo iza ari iya mbere mu buzima bwacu. Uyu mwanditsi we kuko yabigerageje igihe kinini, yabonye umumaro wabyo, natwe arabitwandikira kugira ngo natwe tubyiteho. Numubona ko igihe cyawe cyo gushyikirana n'Imana gitangiye kurogowa n'ibitekerezo by'ibintu byinshi,
ushaka kuza gukora cyangwa se iby'ibintu bidahura n'uwo mwanya winjiyemo, aho kugira ngo uze kwicuza ko wabyibagiwe, fata akanya gato ubyandike ku gapapuro gatandukanye n'izo uri gusoma kugira ngo uze kubyibuka nurangiza kuganira n'Imana yawe. Birashoboka cyane yuko ku bafite utwana tukiri dutoya, kubona igihe cyiza biherereye usanga iteka ari urugamba rukomeye. Mbere yuko ngera kuri iyi ngingo, reka mbanze mvuge kino yaravuze hejuru. Birashoboka yuko igihe ugiye gusenga ushobora kujya ukumva hari ibintu byinshi biri gushaka kugutanga imbere. Nshuti yanjye, niba uri kumva hari ibintu biri gushaka kugutanga imbere, banza ukore iki ngiki. Fata agapapuro gatandukanye na za zindi urimo gusomeraho kugira ngo udakomeza gukubita amaso kuri bya bintu wamaze kwandika. Nurangiza wandikeho bya bintu uri gutekereza wifuza gukora, kugira ngo utaza kwicuza ngo igihe cyo gusenga cyakubereye kibi kuko wibagiye ibintu byari ingenzi ku buzima bwawe watekereza ko byaza kuza kugufasha. Byandike, ubishyire ku ruhande, nurangiza intekerezo zawe zongere zituze, ukomeze bya bihe byo gusenga urimo. None numara gusoza ubone ukomerezaho za gahunda zawe. Byanditswe byera bikomeza kutubwira ngo birashoboka yuko waba ufite utwana dutoya kandi umwanya wo gusenga uherereye uhagije ukaba utapfa kuwubona, ariko hari icyo umwanditsi yabivuzeho. Nshuti zanjye, nta kintu tuzireguza. Imana yateganije uburyo bwose bushoboka kuko yari izi ibintu tuzahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo hatazagira ikintu twireguza. Yaravuze ngo niba udashobora kubyuka kare cyane mbere yuko abana babyuka, cyangwa se uwo mwashakanye agufashe ubone akanya katarimo ibyo birangaza, wagerageza gukora uko ushoboye ugakoresha agahe ubasha kubona. Birashoboka ko bitaba ari byo byifuzwa, ariko wibuke ko Imana iha agaciro umuhati wacu uvuye ku mitima. Nubwo wafata utunota duke mu bihe bigiye bitandukanye, ishobora gutubura imigisha yayo nk'uko yatuburaga imigati n'amafi. Ushobora kuba ufite abana, kubyuka kare mu gitondo bikaba bitagukundira, ariko hari icyo Imana yongera kukubwira kuri iyi ngingo. Kora uko ushoboye kose. Kora uko ushoboye kose. Ufata utunota niyo twaba ari duke, utunota 5 muri aka kanya, nongera kubona kandi kanya ufate 5. Birashoboka cyane ko Imana ishobora gutubura imigisha yawe nk'uko yatuburaga amafi ndetse n'imigati. Ku rundi ruhande kandi, niba kubura igihe cyiza kwacu cyo gushyikirana n'Imana bituruka ku bunebwe cyangwa kudashyira mu mwanya ukwiriye iby'ingenzi kurusha ibindi, ntitugomba kwitega ko Imana yazana itandukaniro mu mibereho yacu. Niba tubuzwa kubana n'Imana kubera ubunebwe cyangwa kutagira ibintu dupanga ukuntu biri buze kugenda, ntabwo dukwiriye kwitega ko Imana izazana itandukaniro mu mibereho yacu. Iradusaba kuyigira nyambere. Ngiki kintu Imana idusaba. Iradusaba kuyigira nyambere, bitari mu magambo gusa, oya, ahubwo ibe nyambere mu bikorwa. Igihe tuzaba dutangiye kugenza dutyo, ibindi bintu dukora mu munsi bizagenda neza nabyo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbibutse ko igihe tuzaba turi gukora gutya, tuzabona ibintu birushaho kugenda neza, kandi tuzabona hari amahirwe adasanzwe agenda aza mu bugingo bwacu. Hari imigisha myinshi tuvutswa nuko tutabonye umwanya wo kubana n'Imana. Hari amagambo Pawulo yanditse aravuga ngo ibyo musaba byose kandi mukeneye mubisabe mubyingingiye. Ibi bintu dukwiriye gusaba tubyingingiye kandi tukanizera ko Imana izabidukorera. Ntabwo dukwiriye kubaho imibereho yo kwiganyira ngo twabura Imana igihe, ahubwo tujye dusuzuma n'uburyo natwe ubwacu tubigenza. Hari igihe dusanga igihe tutakibuze, ahubwo ari uko tutigeze tugishyira mu mwanya wa ngombwa cyangwa se mu mwanya ukwiriye. Hari izindi ngingo twari dusigaje zigeze nko ku ngingo 3 nifuza ko tuzagarukaho kugira ngo nte kwihutana igihe ngo birangire iby'ingenzi nagomba kuvugamo ntabivuzemo. Ahubwo reka mbasabire kugira ngo Mwuka w'Imana atwigishe kandi adusobanurire. Ndongera kwibutsa amagambo ari mu gitabo cy'Abefeso, isomo ntazigera nibagirwa kubabwira cyangwa se nzangarukaho cyane igihe by'umwihariko igihe ndi kuvuga ku by'amasengesho. Hari amagambo Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abefeso igice cya 6 ariko ku byerekeranye n'amasengesho.
igice ni icya gatandatu, igitabo cy'Abefeso igice ni icya gatandatu. Yarabwiye aravuga ngo mwambare muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzabasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ijambo ry'Imana. 18. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abanza gutanga uburyo bwo kugira ngo intwaro zose tuzitware, ariko nubwo iri jambo rije ku murongo wa 18, kugira ngo tubashe guhagarara dushikamye nuko tuzasenga, kugira ngo tubashe gutwara umwambaro wo kwizera ariko umwambaro w'ukuri nuko dusenga, kugira ngo tubashe gutwara ingabo ikingira igituza ariyo gukiranuka nuko dusenga, kugira ngo dutware agakiza nuko dusenga, kugira ngo tugire amahoro kandi tubeho twiteguye nuko dusenga, kandi kigeretse kuri byose kwizera nk'ingabo nuko dusenga, kugira ngo kwizera kurushaho gukora muri twe, kandi kwakira agakiza tukagatunga nk'ingofero nuko twasenga, kwakira ijambo ry'Imana nuko twasenga. Ikindi musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kugira ngo noneho kandi twinginga kubw'ibyo dukomeze gukomeza kuba maso kandi dusabira abera bose. Ndetse yageretseho n'ijambo rikomeye cyane abango, kandi nanjye munsabire ntabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nanjye nibyo nsaba uyu munsi wa none, ndabinginga kugira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nshuti y'Imana, nta rwitwazo uzigera utanga imbere y'Imana rw'ibyakubujije gusenga, ahubwo uyu munsi wa none ukwiriye kubireza agaciro kandi ugasenga ukomeje. Ndabingingira saba umwuka w'Imana kugira ngo bibashoboze, kandi nanjye uyu murongo ndawusorezaho mvuga ngo kandi nanjye munsabire. Ndabibasabye kandi nanjye munsabire kugira ngo mpabwe kuvuga nshize amanga uko mbumbuye akanwa kanjye, kugira ngo menyeshe abantu ubwiru bw'ubutumwa bwiza. Ngiki icyifuzo cyanjye, ndifuza kubumbura akanwa iteka ryose mbwira abantu ibyerekeranye n'ubutumwa bwiza. Uko mwisabira rero nanjye ubugingo bwanjye mubusabire, kugira ngo igihe cyose mbumbuye akanwa mvuga ijambo ry'Imana nanjye bijye bimpindukira umugisha. Ndabibasabiye nanjye mubisabire mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese, komeza ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Izina ryawe ni ryo guhimbazwa iteka, kuko ubikwiriye. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Mwuka wawe wera akeneye kubana natwe, kandi ukeneye kutwuzuza ubugingo kugira ngo tubeho imibereho itunganye. Ndagusabye cyane kugira ngo Nyagasani unyongerere imbaraga kandi unyongerere ubuntu bwawe, kandi n'abategera amatwi iri jambo ubagenzereze uko, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.